Ibihe byiza bakunzi bacu, turabasuhuje ndetse tubahaye n'ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, ishakiro ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tubagezaho twabanje gukora ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo tuyakugezeho ameze neza cyane, hamwe n'itsinda rigari ry'abanyamakuru bacu. Hari amakuru rero, amakuru ababaje cyane, amakuru yateye agahinda uwayumvise wese. Ni amakuru ari kuvugirwa mu karere ka Ruhango avuga ko umugabo akurikiranyweho kwica umugore we. Ni amakuru atoroshye kuyakira kugira ngo nawe umenye imva n'imvano yabyo. Umva iyi nkuru yose, hanyuma icyo usabwa nyaboneka ni ugukora subscribe. Ubwo ndavuga wowe utarayikora, ni ukureba hano munsi y'inkuru ugakora subscribe cyangwa se sabone, maze ugakanda no kukazogera. Ubwo ukaba wemeje iteka ko uzahorana natwe kugira ngo uzajye ubona amakuru yose yacu agisohoka. Niba warayikoze kandi turagushimiye cyane. Ikindi kora like ndetse na share kugira ngo usangize inshuti n'abavandimwe, ubundi unaduhe komenti cyangwa se igitekerezo. Reka tubanze turuhukemo gato cyane, turakomeza tubabwira iby'iyi nkuru yo mu Ruhango aho umugabo akurikiranyweho kwica umugore we. Nkwibutse ko iyi ari KN Radio. Nongeye kuguha ikaze we wahisemo gukurikira KN Radio, ishakiro ry'amakuru rukumbi yizewe hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni amakuru tukugezaho twabanje gukora ubugororangingo ndetse n'ubusesenguzi kugira ngo akugereho ameze neza cyane. Mu karere ka Ruhango umugabo akurikiranyweho kwica umugore we. Ntahomvukiye Innocent wo mu mudugudu wa Cyunyu mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango arakekwaho kwica atemye umugore we Uwingeneye Mukandanga. Amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera Uwingeneye Mukandanga yamenyekanye mu masaa moya z'umugoroba wo ku cyumweru tariki 21 Nyakanga 2024. Nyakwigendera yari asanzwe atuye mu mudugudu wa Gitwa uri mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Kabagari, ndetse yari yarabyaranye n'umugabo we abana 5 bose. Amakuru y'intandaro y'urwo rupfu ngo nuko yari yararagijwe n'abaturanyi ihene nke, ndetse ngo yari yarazijyanye aho uyu mugabo basezeranye acumbitse, ngo bitewe nuko ariho hari ubwatsi bwinshi. Ubwo yashakaga kuzigarura mu mudugudu wa Gitwa, umugabo we yarabyanze ngo maze amusaba ko yabanza kumuha igihembo cy'uko yaziragiye neza. Nyuma baje kutabyumvikanaho, batangira gukimbirana, ari nako umugore asaba ko yatwara ihene, umugabo nawe akabyanga. Amakuru akomeza avuga ko uyu mugabo yaje kujya mu nzu asohokana umuhoro, yawuhishe mu kwaha, amutema ku ijosi ndetse n'ahandi hose ku mubiri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari Ntivuguruzwa Emmanuel avuga ko amakuru bafite nk'ubuyobozi nta makimbirane uyu muryango wari ufitanye azwi, nubwo babanaga batarasezeranye imbere y'amategeko. Mu magambo y'uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari yagize ati, amakuru y'urupfu rwa nyakwigendera twayamenye mu masaa moya z'umugoroba wo ku cyumweru tariki 20 Nyakanga 2024, aho umugabo wa nyakwigendera bikekwa ko yamwishe akoresheje umuhoro. Gusa amakuru y'abaturanyi b'uyu muryango bakaba batubwiye ko nta makimbirane bari bafitanye azwi. Ntivuguruzwa asaba abaturage by'umwihariko abashakanye kujya begera ubuyobozi bukabagira inama mu gihe hari ibyo batari kumvikanaho,
aho kugira ngo bibaviremo kwicana. Ati nyuma y'ibyo byago dufite ntitwabura gusaba abaturage by'umwihariko abashakanye kujya begera ubuyobozi igihe hari ibyo batumvikanaho aho kugira ngo bibaviremo impamvu yo kwicana. Uyu mugabo Ntahomvukiye Innocent ukekwaho kwica umugore we yamaze gutabwa muri yombi. Ni mu gihe umurambo wa nyakwigendera Uwingeneye Mukandanga wajyanywe ku bitaro bya Gitwe kugira ngo ukorerwe isuzuma. Mwakoze cyane kubana natwe, amakuru yacu nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye muhorana natwe, mujye mubona amakuru yacu yose by'umwihariko agisohoka. Mukomeze mugire ibihe byiza.